ramba ramba ndetse ugire amahoro wo gukurikiranye Lioness 250. Ndonye ndagarutse kuri wa mwanya wacu twibukiranya ku bikorwa bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye kunonosora, nibyo dukwiriye gukosora kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze kubutwara neza. Ndagushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe, nkanakwibutsa ntujye usangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho. Ubushize rero nkuko mwabibonye twakoze kuri video y'ibyo kurya. Mu by'ukuri ntago twari tugamije kurya gusa, ahubwo twari tugamije kureba ibyiza by'ibyo twari turi kurya. Mu by'ukuri ziriya mboga nariye nkuko nabibandikiyeho, ni imboga zitwa gombo. Imboga zitwa gombo ni imboga nziza cyane. Ni ubwa mbere nari nziriyeho, niyo mpamvu nanjye naje kugira ngo mbabwire muri aka kanya ibyiza bya ziriya mboga nkuko nagiye mbisoma ahantu hatandukanye, bakambwira bakanyereka ibyiza bya gombo. Nkimara kurya ziriya gombo, babwije ukuri ni imboga utamenya uti icyanga cyazo kimeze gute, ntizisharira, ntiziryohera, mbese ni imboga ziri aho ngaho. Ndetse hari n'umuntu kubera ukuntu zisa nk'izirenduka, hari nk'umuntu udashobora kuzirya pe. Gusa nizere ko nyuma yo kumenya ibyiza, nyuma yo kumva ibyiza byazo, namwe muzajya mugerageza mukazikoresha kuko ni imboga nziza cyane. Ndagushishikariza gusangiza abandi bitugenda twibukiranyaho kugira ngo nabo bazajye babikoresha. Reka rero tuvuge muri makeya ibyiza by'imboga za gombo twakoresheje muri video y'ubushize. Ikintu cya mbere nababwira, ziriya mboga za gombo zifitemo vitamine C. Vitamine C, kandi iyo vitamine C yongerera ubudahangarwa umubiri wacu. Ni ukuvuga ko iyo uriye ziriya mboga za gombo uba uri kongerera ubudahangarwa umubiri wawe. Ikintu cya kabiri dukwiriye kumenya ku mboga za gombo ni uko zirwanya ubusaza cyangwa se zirimo anti-aging. Ziriya mboga iyo uzifashe uzasanga uruhu rwawe rumeze neza kuko bwa budahangarwa buba bwiyongereye, n'uturemangingo dukomeza kugira uburambe, bigatuma umuntu adasaza imburagihe. Kumwe usanga umuntu yashaje ku ruhu, yazanye iminkanyari. Iyo ukunda gukoresha ziriya mboga za gombo ntabwo ibyo bintu bishobora kukubaho. Ikintu cya gatatu twavuga ni uko ziriya mboga za gombo zituma amagufa akomera, zikomeza amagufa yacu. Iyo uziriye urumva nibe zongereye ubudahangarwa umubiri kandi zigakomeza n'amagufa. Ikindi cya kane twavuga, igabanya ibinure bibi mu mubiri. Gombo zigabanya ibinure bibi mu mubiri wacu. Abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, urumva ko ziriya mboga za gombo kuzikoresha ni nziza cyane, byabafasha kugira ngo bya binure bibi bive mu mubiri wabo, noneho basigarane ibinure byiza bifitiye akamaro umubiri. Ikindi twavuga cya gatanu ni uko imboga za gombo zituma impyiko zikora neza. Buriya bworohere bwazo nkuko twabivuze haruguru, nkuko mubibona zisa n'izirenduka, buriya bworohere bwazo rero buragenda bugafasha impyiko gukora neza. Ikindi ni uko imboga za gombo kandi zigabanya isukari mu maraso. Urumva nk'abantu bagira ibibazo by'isukari nyinshi mu maraso, ziriya mboga za gombo zabafasha cyane. Ndetse no kwa muganga cyangwa se abantu bashinzwe imirire bakunda kugira inama abantu gukoresha nka ziriya mboga, abantu bafite za diyabete, kugira ngo isukari igabanyuke mu maraso. Ikindi twavuga kandi kuri gombo ni uko yorohereza umugore utwite kubyara neza. Imboga za gombo ni imboga nziza cyane, zorohereza umugore utwite kubyara neza. Abantu mutwite rero nabashishikariza kujya mukoresha ziriya mboga za gombo kugira ngo bizabafashe mu gihe cyo kubyara kwanyu. Ikindi kintu kandi twavuga ni uko igabanya uburwayi bwa asima. Imboga za gombo zigabanya uburwayi bwa asima nkuko byakozwe n'ubushakashatsi ndetse n'abantu bakora ubushakashatsi ku by'imirire bagiye babigaragaza cyane, kuko imboga za gombo zigabanya
uburwayi bwa asima. Ikindi kintu twasorezaho wenda twavuga ku byiza by'izi mboga za gombo ni uko ikiza umuriro cyane cyane ku bana. Murazi ko ubundi abana bakunda kugira umuriro wa hato na hato kubera umubiri wabo udafite imbaraga zihagije. Rero imboga za gombo ni nziza ku bana ko zabasha kubagabanyiriza umuriro. Ikintu nakubwira cyo rero ni uko imboga za gombo nk'uko twabivuze haruguru, urumva ko ari ibiribwa byiza, ari ikiribwa cyiza twagakwiriye kujya dukoresha, twagakwiriye kujya dufata, tutabura mu mafunguro yacu mu buzima bwacu, twajya tugerageza kuzikoresha. Ikindi nakongeraho ni uko ziriya mboga za gombo ko utakumva icyanga cyazo, ni byiza ko ushobora kuzitegurana n'ibindi biribwa, ushobora kuzitegura hamwe n'inyama, ushobora gushyiramo nk'ifi ndetse ugashyiramo n'izindi mboga nkeya nka karote kugira ngo utaza kubura uburyohe bwo mu kanwa, kuko nabwo buba bukenewe kugira ngo ugire courage cyangwa se apeti yo kurya bya biryo. Imboga za gombo rero ni byiza ko wazitekana n'ibindi kugira ngo unafate ya ndyo yuzuye ariko unafashe ziriya mboga kandi zirimo umwihariko wo kuba zifasha umubiri wacu ibintu bitandukanye. Wakoze cyane rero, nagushishikariza kujya ufata izi mboga kandi nkubwira nti ukore subscribe niba utarayikora, unasangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho, ndetse unashiremo igitekerezo cyawe muri komenti ku cyo watwibutsaho. Nawe ushobora kutubwira nk'ikiribwa cyiza watwibutsaho kurya tutajyaga wenda dufata cyangwa tutayadushishikarira, maze tugakomeza gutwara neza ubuzima bwacu ndetse no kububungabunga. Tuzasubira ubutaha buri wese ari kutubwira ko yamaze gufata kuri gombo. Ciao, bye.